ariko kuko bari baguhamagaye buriya barozi yuko nturako buriya ko wamufashe uriya munsi buriya Makaca ashobora kumutega umutego akazana indaya bakakubwira we bakaba bakwiteguye wumvishije bakaba bakwiteguye mwana wanjye umugabo amaze kuba n'inyamaswa amaze kuba inyamaswa umusindi ni data kandi ibyo nkubwira ni ukuri ubwo buriya abonye ikindi wamushebeje tugaruke inyuma Indra Makaca umugabo mwiza ukujya umubanira neza kabisa narabibonye so uyu yitwa Fizi nawe ni inshuti yanjye ku Kiswahili bavuga ngo rafiki gute ni inshuti za kera udaheruka kurenga imipaka z'amani n'abashuti b'umuntu wa kera so he's my friend twabanyeho mu busore ukuntu tukiri ku nkoni za zindi umuntu atabasha no kuvuga so rero ni umuntu ushanzwe nyine ni umuntu wanjye numubona umusore kumwe feel free to him it's good karibu murakoze cyane nizere ko nabarogoye ariko mwari mwaganiriye bihagije najye umuvandimwe mba mukumbuye agira ukuntu aganira byanze bikunze iyo mudaherukana uramukumbura cyane sheri rero kajya gufasha icyo kintu mu gikoni ukandaza kugaruka okay that's okay I love you love you too Makaca mazirite sere mama ubundi wazindukiye Jimmy uze wara niko si uyu mwana wanjye nagiye kare cyane aya wazindutse ngende byutse ahubwo ndimo kwitegura ndimo ndeba kugira ngo nkubwire n'ahantu ngiye wenda nze gusanga uhari tuganire kuri cya kibazo mbonye nkubuze ndavuga nti reka mbe ngiye reka da ubu mvuye inyuma hirya hari inyuma y'urugo nahoze numva ibintu bikandagira ndavuga ariko ibyo ni ibiki none haba hari abantu barimo kurira inzu kugira ngo baze kuza kuza si ninjoro ntashye so byumvise ninjoro ariko mu gitondo mbyutse njya kureba ubu niho mvuye ureba ko mfite n'ibyuya mu maso dore ture oya wanahagiye ubwo uvuye hari hepfo wazamusira ariko jya ugenda atavizuba mama reka nkubwire rero ibi bintu byo kujya ugenda mu zuba jya umenya ko ushaje ujye wicara mu rugo yego nubwo nta kazi ngira ariko birakangira byibura bizajya nshobora no kugura fanta cyangwa amata ukanywa uri mu rugo aho kujya wirirwa ugenda uzemuka imisozi umanuka iyindi reba ukuntu wabaye maze rero mwana wanjye Jimmy nicyo ngukundira uzi ko wagira ngo uri muswati neza ukoresha amajonjora sinzi ntabwo njya nibura ko buri yasinya nibura musengiyewe nimba ngomba kuba ndi kumwe numvaga ndi bugusanga uriho mu biyoga wasinze kubera ko uri wenyine ariko ndatunguwe vure none se mbwira rero tell me wamamagaye shanga mfite baso ya rero wa mugabo ngira cyageze wa munsi nza kukureba y'abakobwa ari nzi ko namucitse neza cyariya mbona musanze wese afatira buri munsi aramamagara buri munsi noneho nijoro suko yamamagaye nka saa sita ryamye na mu maburimu nase yashatse gufata telefone mpita nyimutanga ndamubwira ni abakomisiyoneri ubu ngubu aba yasinze akampamagara nase fizika nkose ufite amafaranga kandi urabyemera ko uriya mukobwa ari wamuteye muri make
nta kibazo na kimwe ufite aho kumukwepa hano buriya kumwiza ukuri aho gukwepa umukobwa wateye inda ubizi ko ari ukuri wakwepa umugore wanuza umwana ikibazo se n'umugore wanjye nawe ko dufitanye umwana gusa nanjye nabitekerejeho ntakubeshya ijoro ryashize ntabwo nasinziriye neza nabitekerejeho ndavuga nti none umwana wanjye yazakura ndimo mbakora ibi bintu koko yazambabarira numva hari icyo ngomba gukora ariko nk'umuntu wanjye kandi umenyereye utuntu nk'utwo wowe mbona situwasiyo nka ziriya zizi ukabasha kuzimanaginga ndavuga reka nze nkurebe nyine tuganire numva inama wanjye inama rega nayindi bro wowe fata umwana umureke umushakira inzu n'ubundi nje nihuta mvuga nti nze ngutekere ngutamire urumva ariko nari ngukumbuye mwana ko se kutanambira ko nambaye neza none dore ukubise mbonye nambaye ikote so gavere gahore ariko mwana wanjye wambaye ikote ugiye hehe mama rero buriya byabera akajya nkora reka nkubwire ibintu by'ibiraka ubu ngubu ushaka kuba ngiye kubisezera kubera ko bampamagaye barambwira ngo uze wambaye ikote tugiye gukora inama kandi mu nama burya iyo wambaye ikote ugukomeye niko mbitekereza rero bashaka kuba bagiye kumpa akazi gahoraho ushaka kuba ngiye gusinya nka kontra nkubwire mwana wanjye Jimmy biranshimishije kubona akazi nanjye kuba umwana wanjye atari umushomeri mu rugo none se uko narinje nirukanka nje kugira ngo ngutekere ariko rero mwana wanjye nagira ngo wicare tuganire kuri bya mushiki wawe Jesca ibyo bya Jesca nta nubwo nyishaka kubyumvamo reka nkubwire nshobora kuza twaganira ariko umbabarire nindakara ntuze kubigiramo ikibazo reka nkubwire ca bugufi mwana wanjye buriya Jesca umwana wanjye twaraganire kubyerekeye ni buriya n'umugabo niba ari umugabo niba ari ngo ni oya ni kimura ni mayibobo harya ngo mayibobo ngo ikizina niba ari mapusi ngo ni makaca yo kaca ubusa ariko niko simba shaka no kumva n'icyo kizina umukodeshereze umuhe buri kimwe aburi nabimenye makaca ako se umwana wo gukora ikintu umugore akakimenya ubuse ariko rero kabadukinaho na Jesca ko tutabimenyeze ariko burya abagore nyine ni abagore buriya bo babasha kubika amabanga bazi ko baturusha ubwenge ariko impamvu bazi ko baturusha ubwenge nuko twe tumenye ibyabo tukabihorera fata umwana w'umukobwa umushakira inzu umushyira ahantu abyare bro nanjye kubwira ngo namara no kubyara zanabireke ariko no fasha umwana mani ufite ubuzima ariko wenda nkabikora ariko ngiye nkasa nkaho mubererekera si nkakururane nawe cyane ko nanone urumva umuntu iyo umuhaye inzu umumenyera buri kimwe hari igihe ucika ukaba wamusura ugasanga nyine umusura asa ntabwo wowe gusa iyo mu mapurina kubise stress zadanje tujya kurarayo straight nuvuga ngo tubwira akashero ngo ndaje kandi ndarara reka mbwize ukuri ubu ngiye ubwo ngezeho ntanabikubwira ntabwo nyine kubwego bw'umugore bikonesha umutwe n'uyu nguyu uyu indira turi kumwe azanazagarazagara kuko urabizi ukuntu akunze Jesca uramukoga namukunze ntabwo nzi ko ashobora gusamana mu nzu banjye rero n'uyu mwereka ko mukunda ariko mu igice kuko sindi sure neza ko ankunda nawe hari igihe abakobwa nk'abangaba baza baje kwitara amafaranga ikibazo cyabo barya udufaranga duke so rero uwo mufate umushyira ahantu abyare uba ufite umwana wite ku mwana bro ubuzima akoze ubundi cyane cyawe kigeze mu myaka bro urabizi nkanjye kuko nta mwana mfite ajya ngenda hari igihe nsohoka nkajya kubona nkabona nk'umupapa n'umumama basohokanye abana bro nawe njya mureba mama Bruno n'umwana ka Bruno buriya umwana abana akenshi ni nabo batwubakira ingo hari ukuntu ugirana ikibazo na madamu wajya kuvuga wabona umwana arimo akureba ukavuga uti none iyi nabi yayikurana ugacisha bugufi ubundi nuwe Jimmy ubundi Makaca ririya zina siri nyarwanda niri sajya niri kongomani rirazira n'izina nyabaki oya shaka ko n'izina ritaba no mu ndangamura izina ry'amayibobo niga za mayibobo zifite amazina yihari
ntabwo njya nemera ko ari izina rye. Reka nkubwire rero naganiriye na mushiki wawe noneho bikubwire mbiva inyuma. Mushiki we twaraganiriye nk'umwana na nyina ndamuhendahenda ngo areke iriya mbobo. Ni mwana wanjye Jesca reka uriya mugabo ntacyo uzamburana we na musaza wawe. Ngeze sibyo muramuvuga. Ntacyo uzamburana hamwe n'umwana wawe. Umukobwa wanjye akandeba atya hari igihe twari turimo kuganira ndimo kubimubwira ngiye kubona bonagiza atya mama henga ngiye kubona bonagiza atya arahagurutse twicaranye harya ku rubaraza hariya iruhande ku muryango. Umukobwa mushiki wawe ngiye kubona mbona arahagurutse aragiye nditegereza ndareba se mwana wanjye uriya Makaca niba ari gahinda cyumbaze nkubaze waretse uriya mugabo ko ntacyo uzabura kuzaza ukicara ha kuzaza ko uzanabona n'undi mugabo bite byawe wa mwana we. Mushiki wawe yarananiye ndetse nageze n'igihe mubwira nti ngwino wicare igihe kizagere ugende mukore divorce babatandukanye burundu ejo hatazagira ukomeretsa undi. Reka nkubwire rero ngewe sibyo mbabarira iki kibazo tugishyiraho n'akadomo nimva mu nama nta handi hantu ndi buce feri ya mbere ndayifatira sibyo twicarane na Jesca nge namwiyamye inshuro myinshi ndamubwira nti tandukana n'uya mugabo umwana wawe ari hariya sinawe mwamubyaranye uzutuzurira umwana wawe sibyo yarananiye ndamwihaniza namubwira inshuro nyinshi. Urumva bro fata umwanzuro kandi ariko kuramanya kiriya cyana ariko ako gifite imishushu nyine ariko kidari ku mukobwa cyabya mwana mwiza cyakira umwana uteye nka cyunyi kandi nawe bizugera abana beza bro fata umwanzuro umwana n'umwami umwana ni marayika umwana ni noneho ibaze kumukwepa kwawe aje nko kwikura mu gasanga kandi imaze gukora kwacema igi ahubwo numara no kumwemerera bro uzamaye n'indi shyaka wawe. ndaje mbikore mushakira inzu mufate neza n'umwana rega azavuke nta kibazo afite kuko numvishe ngo umwana yavutse mama we yari afite ibibazo hari igihe bimukurikirana ugasanga kavutse ari akana gafite umujinya ugasanga umwana mwiza ariko agira ngo uzi ko hari umwana ubona sorry hari umwana ubona ukagira ngo akavuka yazinze umunyadore hano ameze ngo fata umwana wawe umubro ariko kese yaza ko ari nka ubu none ngigeze ku rwego ariko rongera ufite n'ibibazo ngiye muri n'ibikobwa by'ibiyabara gusa nabuze ubugeze ku rwego nshaka none n'uwambeshya ariko mbonye ari muzima kabisa fatira testingana ubu ari muri profession ubona amaze umwaka byibuze nta kintu arakubwira ajye kwa muganga murebe impamvu abakobwa muri Kigali turimo dukura abakobwa muri Kigali bakimera gusama none se yaba yaraje kumara ikirano urumva antonga agenda dutukana mu muhanda abantu bagira ngo turabasaze ariko nimva mu nama nkagera twicare Jesca tumwicaze hariya natunanira ngewe nawe mama umbabare ngenda sezera kuri mushiki wanjye ndamenya ko sigaranye mama gusa ubwo ngubwo bashiki banye nzashaka abandi ariko umenye ko Jesca agomba kubyumva agatandukana na Makaca akajya hariya tukarira uriya mwana tukamufasha tukareba ukuntu twatera imbere ntago twatera imbere ibitekerezo Jesca afite byose bikiri kuri uriya mugabo. Ibyo uvuze n'ukuri ntago bishoboka rwose ibyo bintu nkubwira no ariko ngiye hari nibinyobera mwana wa uriya Makaca niba ari yaramuroze mbimbabarire sinzi niba nkoresheje ijambo oya si ukumuroga ahubwo wayambabarira umbwira indaya nkiriya uriya ngo ni Makaca ni indaya ruharwa abakobwa bose bo muri ako gace batuyemo ahubwo surabizi wowe twebwe tujya tugenda wenda nimugoroba dutinda hari gihe mba ndi kumwe na baraje turimo gusoma akantu tukabona aciyeho watanatubonye ngaho mana ngiye nkamubona urumva kandi buriya reka mubaze ubundi buriya ziko uriya mwana ari waraje buriya arabizi ubundi ntabyaze baba ari aho ngaho akanuye amaso buriya yirirwa yemerana na ziranda yatembera agira ngo ni umwana we uriya ikintu gihari ni kimwe Jesca agomba gutandukana uriya mugabo
bakagabana iyo mitungo je naranabimubwiye amafaranga make akuramo akaza akayabyaza umusaruro akarira umwana we agashaka n'ikintu akora bro gutera umukobwa wabuze umukozi se ugukoropera wabuze ugufurira sha brother shungeze kuri fisi ngo tubyare tukiri umuryango ntago ari umugore gusa mbonge fisi umukobwa w'iki gihe kumutera ndabiza ubuhanga busaba kujya ku ishuri cyaba ari ikibazo kuko uriya ko bitangoye ni impanuka se nagize guriya n'umugore wawe akubaha gukunda none ndavuga uyu ni nk'impanuka rese warabishakaga none igitangaje iyo ubishaka ntabwo bikunda ahubwo iyo utabishaka gutyo gusa ubona byabaye nkanjye ukuntu nshaka umwana ariko ubu tuvugana uyu nguyu muri probation yani ni mimutera kwa test y'iminsi nashizeho nirangira nkabona she still want to be with me but what you know let's separate kuko ari byabaza bari kwisoma hari igihe umuntu aza ameze nk'uwakugabyeho igitero akajya aragupangira ategura afite ikaramu avuga ati uyu munsi ndatakira ndahingukira nitaye ku bintu bya byishimo maze gore iki byose ariko twakishiye nk'ahantu gafata agacupa byose wa mugabo ugira ngo sinzi ko ndi bunakabaye kuko nabikubwiye kuva iyo saha kimamaga urabona ni saa sita habona amapuri nashatse gufata telefone ntabwo nongeye gusinzira byari ugufenta narebye hirya nkajya mpumiriza ngo amapuri natumva ko mfite ikibazo wowe umubwiye ibintu byambayeho ejo bundi minsi yashize uvuze byo kurara ijoro uranyibutsa ejo unatashye nsanga ari intambara ya Jesca na Indra urumva wagira ngo twara ureye cyo ngukundira mwana wanjye uryo umeze nkasuteye nkaso nawe utagiye kuvuga ngo ninga impamvu atasembaraga ikote reka icyo gihe abantu yambaye neza nkanjye hanyuma iki gihagararo ni icyande ibyo ndabizi ceceka rero ngibwire burya rero nkuko ibyo byose wabimubwiye niko nanjye nabimubwiye nka nyina none ugize uti mwana wanjye tuzicare tumubwire tuganire nawe gusa nanjye ikintu ntekereza ko niba ndi kumwe nawe twicaranye umubwira nkamubwira akaburaho yareba hirya agasanga ameze nte yakureba agasanga nawe umeze nte ndatekereza ko Jesca azajya ku murongo none se sinakubwiye ko nari ndimo kumubwira twicaranye nkaho yakomeje ngo antega amatwi akagira cyangwa ahaguru akagenda yarahagurutse aragenda ajya mu nzu agutera umugongo baba data we dore nasigaye meze nte iyo mico ni kiriya kigabo cyayimugishije cya manyagwa niba ari manyagwa gusa ntekereza ko manyagwa uriya ibyo amukorera icyo nanjye numva nshaka ndashaka ko barangizanya nkuko mbese nawe aho uzagushe kugira ngo atandukane icyo nakimubwiye kera ndagitsindagira icyo nsigaje nuko tukimubwira turi kumwe bajye mu buyobozi ko bimeze rwose babahe gatanya erega nge ntekereza yuko kuko batari batandukana ngo babe gatanya mu kanya gato uramubwira ukabona arabyumvise undi mwanya mbese akaguru kamwe kari iwabo akandi kari Makaca nuko bro Jesca se aracyagaruka hano nasanze none yafashe afite inkoni arimo arahondagura Indra hanga ariko Jesca asigaye abadayimoni niba cyo kora ngeze ukuri hari indirimbo Lucky Dube yaririmbye uvuga ngo it is not easy it's not easy to understand iyo ndirimbo yaririmbaga ukuntu ajya kurongora yabwiye mama we arambwira mama ngiye kurongora mama ati witegereje neza ati yego nite uwo mwana wabonye ari sabati mama ni marayika arangije avuga ati ariko ndibuka umunsi uri mu rusengero pastor kuvuga amagambo meza ngo ndakoranga muri marayika kumbi ntazi ko inyuma y'ubumarayika bwawe ariyo ikindi kintu ahubwo nare Yezu ati wabimenye amarero ndabona amasaha ari kugenda kanje mu nama noneho iyo nama rero cyo ngewe nshaka umugambi mwana wanjye turawunoganyije nkeneye ko umwana wanjye atekana ese wabona ukuntu yaje uko yaje ameze
amaze kugera mu rugo ngira ngo wabonye ukuntu yagaruye umubiri yaramaze gucuya yaravuvutse asigaye akenyera ibitenge byanjye ukagira ngo ni umudamu ukuze nabibonye rega nabibonye nturitse hariya wajya muri gutonganira mu mere ariko nayo ngukumbuye nturutse hariya mbona reka danda base none umubyeyi n'umuhungu bimeze bite umva kanama murimo ni nyabaki muri kino gitondo usanze tano z'amanywa mpuye na mama ngiye mu nama niyo mpamvu naguhamagaye nta kumfata nakwandikiye kuri WhatsApp ariko ntabwo ugeze ujya online ahubwo nagiye gushyiraho connection nuko yanyiganira na mukecuru duhurira sinzi ahantu ngo yaravuye hirya aho nanjye yengeye mu nama ubwo rero nsumira amakuru umva rero turaha amakuru ni meza mpuye n'uyu muhungu wanjye ari mvuye inyuma y'urugo hariya hari ibintu nekomeje kumva ariko na nijoro nari nabyumvise bro nawe na Jesca umukobwa brother umukene wabundi nasanze umunsi dukora nawe ari kumusora mu nzu yarivanaga se chambrette apana mu nzu ufite icyuma nasa ndamufata ndamukunda none iriya mico se ahubwo yaba ariho yayigiye wenda mukaba mwarabanaga ari ukurenza ntumva ukuntu umuntu afata inkoni akajya gukubita undi muntu atamuzi ko iyo mupfukamishije hano hasi ese bayumva ko uzaba muri iyi nzu wenyine se iyo niwe se Jesca n'urumara ashatse no kuza brother ese akubwira ko agenzwa n'iki akubwira ko akigukunda akubwira ko yakwatatse agarutse kwihorera yarambwiye ngo niriteguye ko tugiye kugurisha ibintu byose ngurisha imodoka ngurisha n'inzu ngo wajya mu cyo cyamuzanye ashaka nyine kuko yari mari turi mari ashaka divorce amafaranga nange divorce ndashaka no kujya witonda atazagukoresha n'amakosa ashobora kuzana iyo mihini gutyo naho ugasanga ugize reaction ukoza akantu katari keza noneho ugasanga hejuru y'iyo mitungo amagambo yese umunwa